gutsinda rero umuntu akera imbuto z'umwuka wera ntago ari umurimo woroshye. Buri gihe bisaba kurwana urugamba no kurutsinda. Iyo Bibiliya ivuga ngo abantu bihangana, umurimo wo kwihangana ntago ari umurimo w'abanyantege nke. Kwihangana ntago ari ibya buri wese. Urukundo ntago ari urwa buri wese. Ibyishimo ntago byoroshye kubigira, kubera ko impamvu zituma abantu batishima ni nyinshi ku isi. Iyo ushatse kwishima, buri gihe Satani kuzanira impamvu imbere zigomba gutuma ibyishimo byawe bigabanuka bikaba bikeya. Kugira ngo wishime ibyishimo byuzuye bisaba gutsinda urugamba, ukareba ibintu bidahari nk'ibihari, ukabona n'ibihari nk'ibidahari. Twashobora kuvuga ngo haleluya. Iyo Bibiliya ivuga amahoro, ntago byoroshye kubona amahoro mu isi. N'umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nta mahoro yuzuye twabonera muri iyi si. Ugira igihe wari uyagize ngo ubonye amahoro, ubonye akazi kaguhemba miliyoni enye, wamara kukabona igihe wari uzi ngo abana bagiye kubaho neza, ubajyane Green Hills, shefu wawe akaba aratangiye ati raporo watanze ntago isobanutse. You have to check. There is something wrong. Karara wicaye ubwira umugore uti jya kanyarira, jya mu butayu, jya Masoro, senga, ubuzima burahagaze, abana sinzi uko bigenze, ndumva bimbabaje, akazi narimbonye, narizi ko abana hari ibintu byose mu isi kugira ngo were imbuto z'umwuka wera. It's not easy. Bisaba gutsinda urugamba, kandi ni urugamba turwana mu buryo bw'umwuka. Mwavuga ngo haleluya. Zawa enonga ze Jeriko, zawa zawe nale. Kugwa neza nta muntu ushaka kuhorana mushiha buri gihe. Abantu bose bumva bakeneye kugwa neza. Abana bagusanga bagasanga umerewe neza, niba uvuye ku kazi ugasanga umugore amerewe neza, nawe ugataha umerewe neza, mukagwa neza mu rugo. Nta muntu utabishaka, ariko buri gihe Satani ahora adobya azana za kidobya kugira ngo ubuzima bwacu bubeho tutaguwe neza, tutamerewe neza. Imbuto z'umwuka wera kuzera ni urugamba. Niba ushaka kwera imbuto z'umwuka wera, bisaba ngo witegure ko ari urugamba. Kandi Imana ishimwe kuko dufite Yesu Kristo udusindishiriza. Iyo turi kumwe nawe turanesha. Cya kabiri nihuta, nicyo gipimo cyonyine gipima ubukristo. Mumenyereye amagambo avuga ngo nta kristometri ibaho, nguko nakwitwara kose ngo ubukristo bwanjye buri mu mutima. Ntago bijya bintu ni mechanisme de défense. Bijya byo kuvuga ngo urumva ngo ntago birasobanutse. Yesu Kristo yarabivuze mu gitabo cya Matayo ibice 7 umurongo wa 16, aravuga ngo vous les reconnaîtrez que par leurs fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Abahanura bazaba benshi, abaririmba bazaba benshi, abahagurutsa ibirema bazaba benshi, ariko ikizababwira abanjye abaribo ni imbuto zabo. Dushobora kuzamura ibiganza tukavuga ngo haleluya. Ibyo nibyo bintera inkomezi, Yesu ndamufite zasanganira. Ageze mu kirere abana gatoya zabyirenga. Kristometre ni imwe.
ni ukureba imbuto umuntu yera. Nicyo gipimo ubukristo. Biriya byo kuvuga ngo urumva ojewe oya, reba ibyo umuntu akora. Nicyo gipimo gipima ubukristo. Ntabwo ubukristo babupimira mu buhanuzi wahanuye bugasohora. Ntabwo ubukristo babupimira mu ndwara wasengeye zigakira. Ntabwo ubukristo babupimira kubambaye neza n'abambaye nabi. Umuntu ashobora kwambara inkweto irimo amabuye, yinjiyemo amabuye kubera gusaza, ariko afite Kristo muri we. Reka mbabwire, ubukristo bupimirwa mu mbuto, ntabwo bupimirwa kuba turi hano muri Serena hano aha. Izi stage muza baziririmbiyeho. Gatatu, imbuto z'umwuka wera nizo zituma Imana itwemera. Ndanezerewe, ndabatumiye muri konseri kuwa gatatu dufite i Remera kuri Nazarene. Dufite konseri y'amasaha menshi, muzaze duhimbaza Imana gusa. Ntago Imana itwemera ishingiye kuguhanura. Ntago Imana itwemera ngo umuntu agorora amajwi akayazamura akayamanura, akamanura akazamuka, akamanura akazamuka, jamais. Imana itwemera ishingiye ku mbuto. Yohana yaranditse ngo ibi nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nisha. Cyokoze impano zishobora gutuma abantu bakwemera. Cyokoze impano zishobora gutuma uzamuka. Ariko uko wazamuka kose, iyo uzamutse udafite imbuto zikugumisha, iyo wagiye uhanuka icyo bita muri physique chute libre. Uhanuka uri kubita hasi nk'ibuye bajugunye hejuru, igikubita hasi nta kikuramira. Ariko iyo umuntu akora ibyo akora byose byubakiye ku mbuto, mushobora kuvuga ngo amina cyane, haleluya. Imbuto nizo zituma Imana itwemera. Abantu batwemera kubera indirimbo, kubera ubuhanuzi, kubera impano zose zitandukanye. Kandi impano ni ziza, nizo tutarabona Imana ziduhe mu izina rya Yesu, nizo twahawe Imana ikomeze zityaza. Ariko uko zagenda kose ntabwo arizo zituma Imana itwemera. Imana itwemera ishingiye ku mbuto twera. Kane, kwera imbuto ni process. It's a process, ni urugendo. Dufata urugero rw'igitoki. Mbere y'uko igitoki kizana ziriya ndete z'igitoki, habanza ururabo. Insina irazamuka, hakabanza ururabo. Muri rwa rurabo hakagenda hagira ibivamo, hagenda hagira ibivamo, hagenda hagira ibivamo. Munyarwanda yaravuze ngo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi umunsi umwe. It's a process. Ariko ni process iva ahantu igana ahandi. Iyo abantu bavuga ngo ni process, umuntu akavuga ngo ni process akirimo akora ibibi yari asanzwe akora, iyo ntabwo ari process. Iyo bavuga process, nuko umuntu ari kuva inyuma agana imbere. Hari ibyo usiga, kuko Paulo yavuze ngo ndamaranira. Hari ibyo nsiga nkamaranira gusingira icyo Kristo yafatiye. Hari ibyo dusiga. It's a process, uva ahantu ujya ahandi, bitewe n'ibintu byinshi. Ariko reka mvuge bibiri. Biterwa na environment and the conditions in this environment. Birababaje abaririmbyi batangira kuzamuka nk'uko healing yazamutse, barangiza bakumva babaye ibitangaza bakava mu itorero. Environment, impano z'umwuka wera n'imbuto z'umwuka wera zikuriramo, zikomereramo ni mu itorero. Umuntu atangira yatera uturirimbo tubiri, yabona abakobwa babiri bazamuye amaboko n'abahungu batanu bazamuye amaboko, akumva bayigitangaza, akaba VIP kuri pastor wiwe.
bajya basigara bamuhamagara ngo aze kuririmba, ngo nzabireba, ngo nzaba ntekereza. Bavuga bati niho uramisha uyu munsi, agakereza kugira ngo abantu babanze bajugume babura amahoro, bavuga bati araza ryari, araza ryari. Reka mbabwire, imbuto z'umwuka wera zirererwa mu itorero. Mushobora kuvuga ngo amina. The environment is one of the key factors kugira ngo umuntu akomere mu gakiza. Ntabwo umuntu akomerera hano muri Serena wahakomerera jamais. Aha ni ahantu ho kuza kuvuga ubutumwa. Aho umuntu akomerera ni mu rusengero, ni muri ya masengesho yo mu butayu, wahambiriye umusatsi, wambaye ibikote, wambaye amaga, wapfukamye, uryamye mu cyondo, uryamye mu biti. Abantu bari mu makositime, mu masuti, yahagaze, inkweto arirebamo, arimo kugenda wagira ngo n'uyoboye igihugu. Abandi inkweto ntizika hasi, ngo ubwo bari viyayi. Reka mbabwire, imbuto z'umwuka wera zigiraho zirererwa. Mwashobora kuvuga ngo haleluya? Niba turi kumwe nimuzamura ibiganza muvuge ngo haleluya. And there are some conditions. Mureke mbabwize ukuri. Njyewe ndi umushumba, njyambwira abakristo nyoboye nkababwira ngo nimba uba hano ukajya wumva ntujya ufashwa, nta kintu wunguka, ngo uhaye uburenganzira. Uzazenguruka amatorero yose, urebe itorero rimwe ahantu mudu yatuma ubuzima bwawe bw'umwuka buhembuka, ari hujya. Ibintu byo kugumana abakristo, ngo mfite abakristo 300, ngo mbagumane, ngo niyo plaisir yo kuvuga ngo mfite abakristo benshi. Nimba ntagabura ibiryo bikwiye, abakristo bagomba kujyaho barya bagahaga. Nta bintu byo guhagarara urumva ngo itorero ni rya mukuru wanjye, ngo ni rya murumuna wanjye, ngo ni rya masenge, ntago namusiga. Uri mu rya murumuna wawe, ntabwo uri muri ry'Imana. Bakristo bavandimwe, nshuti z'Imana muri aha, bahanzi dukora umurimo w'Imana, ni byiza, ariko Imana iradushakaho imbuto. Imbuto nizo zizatuzura, ntabwo impano arizo zizatuzura. Imbuto nizo zizatwinjiza mu bwami bw'Imana, ntabwo impano arizo zizatwinjiza mu bwami bw'Imana. Dukomerere mu gakiza kandi twizere Imana. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza.